Sero guys, nizere ko mumeze neza cyane, ibintu ari amahoro, aho muri gushakisha hirya no hino ibintu bigiye biri kugenda neza. So ni methode mugiye kubana kuri uyu munsi. YouTube channel ni yayindi, ni Crypto Mining Zone Rwanda, CMZ Rwanda. Nkuko twagiye tubibemerera, tuzajya tugenda dukora ku ma businesses menshi agiye atandukanye, yaba ari ayo kuri internet, yaba ari ayo mu bundi buzima busanzwe, apfa kuba ari amasoko cyangwa se ibikorwa bifite ahantu bihuriye na tekinoloji ndetse na finance cyane cyane, kandi bidasanzwe bikorwa n'abantu benshi, bitamenyerewe n'abantu benshi. So abantu benshi rero mu bijyanye no kuinvestinga bagasanzwe beinvestinga mu bintu bitandukanye, ariko hari n'ubundi buryo bwo gushora imari budasanzwe. Abantu barabwumva ariko ntago bamenyereye ngo bikorwa bite, ngo bigenda bite. Usanga barabuhariye abakire, ariko nyamara ntimuzi ko buriho kugira ngo ujye mu mishinga myinshi igiye ibahombya hano hanze, kuko nta mafaranga ngo mufite, bahari ibintu byinshi wajyamo kandi byizewe, ukaba washoramo imari yawe witurije ukazabona inyungu. Si y'umurengera, ntago ari ibintu bijyamo ngo ugiye gukira uyu munsi, ariko ni ibintu wajyamo ugakora bikagenda neza, nubwo baso ku buryo haba harimo umutekano ugize gute wizewe. Ubwo abenshi topic mwayumvise tugiye kuganiraho uyu munsi, tugiye kuganira ku isoko ry'imari n'imigabane. Ese uyiziho iki? Ese wowe wabyumva gute? Ese waba uzi uko bikora? Ese waba uzi uko wabikora? Waba uzi wabigufashamo kugira ngo ukore iryo shoramari? So icyo ngusaba ni ugukomeza kuva kuri ino YouTube channel yacu CMZ Rwanda. Ibintu byinshi muzagenda mubimenya gahoro gahoro, muzagenda mubimenye, kandi ndakeka bizabagirira akamaro. Niko ntabwo twifuza kuzana ibintu bitabagirira akamaro, twifuza ko uyu muyoboro wa YouTube wazajya uzana ibintu bibagirira akamaro kandi bitaba stressa ngo umve umuntu yiyahuye kubera yagiye mu bintu runaka. Tuzatugerageza kuzana ibintu uko mubibona, ibintu byose ducishaho nta bintu birimo bikujyana ahantu habi ku buryo wahura n'ibibazo. So ubwo murabana na methode nk'ibisanzwe, reka dutangire. Isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda rikorwa binyuze mu kigo cy'imari n'imigabane, cyangwa se isoko ry'imari n'imigabane ryitwa Rwanda Stock Exchange, RSE. Ese waba ari ubwa mbere wari uyumvise? Turaje turayirebaho tumenye ko ikora. Bigenzurwa kandi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura isoko ry'imari n'imigabane, aricyo cyitwa Capital Market Authority cyangwa se cyitwa CMA. Ibyo bigo turaza kubigendamo neza, turaza kureba ngo imari ni iki, turaza kureba ngo imigabane ni iki. Turagenda twifashisha impuguke zigenda zidufasha kuza kugera dusobanukirwa ikintu kimwe ku kindi. Reka dutangire tureba ese imari n'imigabane ni iki. Reka twumve uko babisobanura. Imigabane ni iki? Iyo ikigo gikeneye amafaranga yo kwagura ibikorwa byacyo, kimwe mu bisubizo byoroshye ni ukugabanya igishoro mu bice bito twakwita imigabane, aho iyo migabane igurishwa ku bashoramari batandukanye harimo n'abantu ku giti cyabo, kugira ngo gikomeze kwagura ibikorwa gikora bibyara inyungu. Iyo uguze iyi migabane uba umwe muri ba nyiri icyo kigo, ukitwa umunyamigabane. Abantu bose bashobora kubasha kwizigamira no gushora imari binyuze muri iyi migabane iri ku isoko. Buri wese ashobora kugura iyi migabane hatitawe ku ngano y'amafaranga afite. Icyo uba ukeneye gusa ni ukwitegura kugura imigabane yawe ya mbere. Uwashoye ku isoko ry'imari n'imigabane yunguka ate? Hari uburyo butatu. Ubwa mbere, ushobora kugura imigabane ukazayigurisha mu gihe igiciro cyayo cyazamutse. Ubwa kabiri, buri mwaka ikigo waguzemo imigabane cyungukira abanyamigabane bacyo, kikabaha inyungu igendeye ku migabane bafite. Uburyo bwa gatatu, ushobora gukoresha imigabane ufite mu kigo runaka nk'ingwate mu gihe usaba inguzanyo mu bigo by'imari bitandukanye. Ese niho umuntu ashobora kujya igihe ashaka kugura iyi migabane? Mu Rwanda ni ku isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda. Nyuma yo kumva neza uko imari
isobanurwa ndetse n'imigabane. Noneho reka turebe ngo ese twafungura akawunti gute kuri Rwanda Stock Exchange. USD account. Hari amafomu yabugenewe twuzuza. Noneho ayo mafomu mu kuyuzuza hari ibyo nawe azana nk'ifoto ya passport na fotokopi y'irangamuntu cyangwa se ya passport iyo cyane cyane yari umunyamahanga. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aje gufungura konte, haba konte, hari fomu ubwoko bubiri, hari iyi ngiyi ku muntu ku giti cye, hakaba n'iyi ngiyi y'amakampani. Duhere rero kuri iyi ngiyi y'umuntu ku giti cye, ushobora kuza kuyifungura konte yawe wenyine cyangwa se ukaza kuyifungura iyo uzajya ukoresha wowe n'umufasha wawe cyangwa se n'umwana wawe utarazuza imyaka yo kugira indangamuntu. Ubwo wenda tubinyuremo gato. Primary applicant ni ukuvuga ngo uwo ari we wese aje kuyifungura tumusaba kwandika amazina ye, amatariki yavukiyeho, gender ye, indangamuntu cyangwa pasiporo, niba ari umunyarwanda cyangwa se ari umunyamahanga, kuko bose barabyemerewe gufungura. Hano ugashyiraho aderese yawe, umujyi aho utuye, igihugu, ugashyiraho telefone yawe ukoresha na email yawe. None rero hano kuri joint applicant niyo iyo uri buyifungura n'umufasha wawe cyangwa se umwana wawe, naho hano nawe ushiraho aderese ye. Iyo umaze rero kuzuza hano ushiraho banki yawe yo muri bank name yawe, ugashiraho branche na account number yawe. Warangiza ukasinya ahangaha ko wemeje ko ama information utanze ariyo. Kuri participant use only, ahangaha no mu broker wawe, umuhuza wawe niwe none nawe abyemeza yuko information atanze arizo. Iyi form ikajya muri benere kuko niho haba Central Security Depository, aribo bafungura amakonti, nabo bakabyemeza, konti yawe ikabirafunguwe. Iyo umaze rero gufungura konti nibwo ushobora kuba wagura imigabane cyangwa se bond uko ubyifuza. Ni ukuvuga ko niyo umuntu afungura bwa mbere byanze bikunze agomba gufashwa n'umubroka. Yego, kuko ntabwo ushobora kugura imigabane utafunguye konti cyangwa se udafite umubroka. Umuntu wese ushatse kuba yagana isoko kuba yagura agomba kuba afite iyi konti, kandi akaba afite umubroka uzajya umuhagararira muri izo transaction ashaka gukora, bari kugura cyangwa kugurisha. Rero nyuma yo kubyumva, ubwo tumaze kumenya ngo ese imigabane niki, imari niki, tubonye noneho uburyo twafungura konti cyangwa se akawunti. Ese noneho ibi bintu bishobora kuba byunguka, ese ni izihe product cyangwa se ni ibihe bicuruzwa biri ku isoko ry'imari n'imigabane? Ku isoko ry'imari n'imigabane tuhafite izo twita treasury bond cyangwa se impapuro mvunjwafaranga zibamo ibice bibiri, habamo corporate bond hakabamo na treasury bonds. Ubwo zimwe ni impapuro mvunjwafaranga z'ibigo byigenga arizo twita cyangwa byikorera, nizo twita corporate bonds. Tukanagira treasury bonds arizo zitwa government treasury bonds, cyangwa se twasobanura nk'ahari impapuro mvunjwafaranga z'igihugu zishyirwaho n'igihugu. Izo rero akenshi umugabane mutoya turaza gusanga uhagaze byibura ibihumbi 100 no kugura izo treasury bond. Gusa tuzazigarukaho byihariye, ubwo ndi kunyuraho nkuvuga kuri summary z'ubwazo, tuzongera tuzigeho tunarebe ku buryo n'umuntu ufite ibihumbi 2 ashobora kugira gute, ashobora gukora iryo shoramari. Ariko uyu munsi nibanze ku kugura imigabane mu bigo biri kuri Rwanda Stock Exchange. Reka tubanze dusimbukire kuri website yabo, kadusimbukire kuri website yabo tubanze turebe izo company zamaze gushyirwa kuri Rwanda Stock Exchange. So muri izo company turahasanga Bank of Kigali, turahasanga RH Bofero Limited, Simerwa PLC, I&M Bank Rwanda, Equity Bank Group Limited, Kenya Commercial Bank KSB, National Media Group, Uchumi Supermarket Limited, Bralirwa, MTN Rwanda Share. Ibi ni byo bigo bimaze kujya ku isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda, aho dushobora kugenda tureba ngo ese rihagaze. Turareba ubu ngubu nge ndimo ndi kuwereka yuko iri soko rigeze gute. Iri soko riri closed, isoko riri closed
ariko ukuvuga ngo ahantu bakorera kenshi iyi Rwanda Stock Exchange ikorera muri City Tower mu mujyi wa Kigali, ariko kugira ugurishe uzakenera aba stock brokers, nkuko twabyumvise muri video zagiye zitambuka, tuzakenera aba stock brokers cyangwa se abahuza ku isoko ry'imari n'imigabane, aho uzagenda ukajya kugura imari mu kigo runaka ariko ufite umuntu ugize gute guhagarariye. Murareba hano turi kugenda haba slide, bari kugenda bareba umugabane umwe umwe, ese uri ku mafaranga angahe. Reka turebe ngo buri mugabane se ugize gute, ufite amafaranga angahe. Nk'uko mubireba hano kuri screen zanyu, Bralirwa PLC iri ku byibura hano yari ya closinze uno munsi, ya closinze iri ku 195, I&M Bank 48, Zimerwa 152, ndetse n'izindi zose mugenda mubona hano hasi zo muzimo cyane nka MTN 170, Equity 440, KCB 328. Urakuguze nk'imigabane ya I&M Bank 44, byibura imigabane 50, kuba wumve ni amafaranga make ku buryo umuntu ashobora kuyabona agashoramo. Noneho muri rwa rwunguko ino I&M Bank zagira, ikazagenda uzamuka ukishyura amafaranga make tugiye kubona nayo uzishyura by'ubutaka. Uko tubigenza rero ahangaha, hari amategeko agena za komisiyo zitangwa. Iyo ugurisha imigabane baguca niba 1.71%, 1.75 y'amafaranga ya valeur y'ibyo ugurishe cyangwa uguze kuri marché secondaire. None ko wa muturage ugurishe niwe ugiye kugurisha niwe birebe byo kwishyura komisiyo, ariko ziregulated, ntabwo umuntu ashaka guca amafaranga arenze ayo ngayo kuri valeur y'ibyo ugurishije. Niyo uguze serame mshoza wagurisha ku mpande zombi baragucaginga, kuko umubroka wakuzaniye kukugurishiriza si uza kukugurira isi n'uwagurishije. So nyuma yo kubisobanura mwumvise ko bazajya batwara 1.72 niyo komisiyo wishyura stock broker mu gihe wagurishije n'igihe washoye. Igihe ugiye gushora, ubwo gushora no kugura imigabane y'ikigo runaka, icyo gihe uzishyura mu stock broker 1.7 cyangwa se umuhuza. Noneho mu gihe uzaba ukeneye kugurisha nabwo uzagenda ngwete nkeneye kugurisha ya migabane yanjye yose cyangwa se mike muri yo, nabwo iyo ugurishije ni 1.72, umwe muri iyi migabane igiye itandukanye. Urara nk'uyu munsi Bralirwa Previous yari ya closinze ku munsi w'ejo ku 196, then uno munsi ni 195. Urara ko change yabayeho iyo ni 2.7, urara niyo yazamutse. Iyi nayo Bank of Kigali yazamutse harimo change ya 1.6%, ariko hano uragenda ukegera uyu muhuza, ntabwo ushaka kubyinjiramo cyane, uzayina wegera uyu muhuza, niko kazashinzwe, muvugane urebe imigabane yagushoreramo y'ahantu ugize gute uzunguka. Njye n'ubuyo nkubwire amahirwe ari hirya no hino, bigenda uyagerageza. Naho ndi bwinjire muri tekinike cyane kuko hari ababyigiye bagomba kubigusobanura neza ukabyumva. Icyo nshinzwe no kumenyesha ko hari ubundi buryo wabona mu mafaranga washoramo imari yawe kandi yizewe, atari kwijyana mu bashukanyi bayitwara. Hano ni ibintu biba byizewe ku buryo imari yawe iba ifite umutekano. Reka turebe nka raporo, turebe raporo y'umunsi w'ejo, daily market price. So report y'uyu munsi, aho tugiye nko kuri no graph, muri kubona ko Bank of Kigali muri stock harimo high yageze 305, niyo mu gihe cy'amezi 12 ashize. Ukuvuga umugabane amafaranga menshi waguze ni 305, amake waguze ni 270. Urumva harimo difference y'amadolari 30 n'amadolari y'amafaranga y'amanyarwanda 35. Umva ko umuntu ushobora kuba yaragure kuri 270 ukagera kuri 305, uko biri kose nimba yaragurishije hari inyungu yabonyemo, siko bimeze. So urareba ko Bralirwa hejuru yageze cyane ni 197, hato yageze ni 165. Mbabwira yuko ubundi akenshi umuntu agura mu gihe imigabane yaguye. Ubanza ujye ukora buri gihe mbere yo gukora investment mu bintu, ubanza ukore wige
wige umenye ibintu ukurikirana barabivuga cyane kuri radiyo Rwanda, imigabane yiriwe gute, igihe uzumva nk'ikigo runaka ukurikije ubushakashatsi wakoze ukumva ku isoko ry'imari n'imigabane ryagabanutse, umugabane wayo wagabanutse, kirya gihe kiba ari igihe cyiza cyo kwinjira mu isoko, noneho byagera hejuru ukaba wagenda ukagurisha imigabane yawe. Icyo gihe uzumva ngo twinjira mu cyongereza nibyo twita twinjira muri market low tukagurisha muri high. Ngo uzinjira ku isoko ryawe rigize gute, riri hasi ryaguye, mu gihe abantu bose bafite ubwoba nibwo abantu bafata risike bakagura bakazazamuka. Urumva nk'umuntu waguze kuri no Bralirwa yagumye ku 1200 hamwe n'iyi KSB ndetse n'iyi UZR hakaza n'ino Equity, ahubwo I&M Bank yagize high ya 45 ndetse na 43. Iyi RHB nayo nuko Simerwa barako ubundi imigabane igenda imanuka inazamuka, abantu benshi niho bakunda gushora. Nk'ubu rarako umuntu washoye muri Simerwa ayiguze umugabane wo ku 120 akagurisha ku 152, harimo amafaranga y'u Rwanda 32. Umva nimba yarafitemo imigabane 1000 urakuba uhite wumva amafaranga yakuyemo, kuremo na komisiyo urahita wumva ayo ushobora kubona. Hari n'igihe imigabane ishobora kwikuba kabiri, birashoboka. Mbibwira ko ubutaha tuzareba ku cyitwa noneho bond. Uno munsi twarebye ku migabane, ejo bundi tuzareba cyangwa se mu minsi imbere tuzareba ku cyitwa treasury bond, cyane cyane bond za guverinoma, impapuro mpeshwamwenda zishyirwa ku isoko kugira ngo leta ibone amafaranga. Ni nk'uburyo bwo kugira ngo abaturage bagurize guverinoma, noneho ikajya ibungukira buri mwaka ikazanabasubiza za ngwate. Ushobora kuzitangaho ingwate, ariko bashobora no gusubiza n'izo mpapuro mpeshamwenda zawe mu gihe waba uzikeneye cyangwa se ukaba wanazigurisha. Tuzazisura uno munsi turi ku migabane tugenda tureba MTN urako yagize mu gihe cy'amezi 12 urarako yagize high cyangwa se umugabane waguze amafaranga menshi ntiwarenze 180, uwa make wabaye 165. Urumva ko harimo byibura amafaranga y'u Rwanda 15 kuri MTN. Urako abantu bakoze inyungu cyane nko muri uyu mwaka ushobora gusanga abantu baguze ino Bank of Kigali, baguze imigabane muri Bank of Kigali, abaguze muri Bralirwa ndetse na Simerwa, ukanagerekaho na MTN Rwanda. Ariko izi bank zindi n'ibi bigo bindi urako byakugumye kuba stable. Rero hano harimo today's session cyangwa se isoko ry'uyu munsi, nta cyahindutse, high low nta cyahindutse. Urareba ko nko muri no Bralirwa ku munsi wose 196 niyo yabaye makeya, 197 aba menshi. So nibyo twavugaho closing and previous. So nibyo ibi ngibi nkwibutsa ko ntabwo wabyikoreramo analyse cyane, wegera abahanga muri byo bakagukorera analyse, bakakwereka aho washora naho ushobora kugira gute kunguka. Baba bafite uburyo bagenda babikoramo, ndi kubwira nk'umuntu ushobora kugira gute kumenya ibijya mbere. So urareba za government bond zo urarako nta ukuntu zo zifite n'akantu ariko tuzazirebaho ubutaha, tuzige nazo tuzirebe n'ama corporate bonds agiye ahari. So nibyo nari nabateguriye kuri uyu munsi ku bijyanye n'imari cyane. Urebye kuri report narebyemo, ubu ngubu byibura account zimaze gufungurwa cyangwa se abiyandikishije kujya bakora ubucuruzi bamaze kugera ku 69, umaze kugera ku 69. Umva ko ari ibintu byiza cyane, bagenda bazamuka bavuye ku 2000 bariho mu myaka itambutse. Urumva rero ni ibintu byiza cyane, kugenda naho ukaba wagerageza, abashoboye kugerageza ukaba wagerageza aya mahirwe. Tubabwira ko tuzakomeza kugenda tubarebera ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane muri tekinoloji ndetse na finance, mu bintu bijyanye no gushakisha amafaranga kuri internet no gukoresha internet mu gushakisha amafaranga. N'ibintu bidasanzwe mu bijyanye n'uburyo abantu babonamo amafaranga. Dupfa kuba buri gihe tubabwira ngo mwitonde ibintu mugiye kujyamo, banza kuba byumvise n'iki kimwe
kugenda ugahiga amakuru ukanabyiga ni icya kabiri, gushora ni icya gatatu. Ntugashore utarabanza kunyura muri izo steps zose, ubanza ugire ubumenyi, ubanza umenye ikintu ugiye gushoramo uracyumva, ese kizanyungukira, kandi nunajyamo wabyize nuhomba ntabwo bizaba kubabaza nk'uko wabigiyemo utabyize. Uzavuga ngo iyo mbimenya, ariko iyo wabigiyemo uzi ko no guhomba bibaho, uravuga ngo ubu ngubu feyire nayo iri mu byo nize, then nshobora uzakomeza mu minsi iri imbere nkongera nkagera gute, nkagera imbere. So murareba ko amatanova arimo harimo amafaranga menshi, bageze kuri za hafi miliyari y'amanyarwanda kuri rino soko rya Rwanda Stock Exchange. Bakaba bakorera hariya muri City Tower, ariko aba brokers cyangwa se bamwe twita abahuza bo ni benshi, ariko wenda uwo nababwira abantu benshi bamenya ni uwo bita BK Capital. BK Capital ndaza kuba nkuko mureba kuri screen muraza kubonamo nimero mushobora kubahamagara, mwagenda bakabafasha nabo. Ariko hari n'abandi benshi babikora, uwo nuko nabonye ariwe nabagezaho, muzagenda mukamenya n'ahantu ari bitagoranye. Niyo wajyaho kuri City Tower uragenda ukahasanga aba brokers, n'ubundi baba bari mu isoko bari kugura, ntabwo wabura uwo muzajya mukorana, ahita agenda akaba ari bugufunguriza konti. Ciao rero, ni Methode mubana kuri Crypto Mining Zone Rwanda. Mukande subscribe, like, share ndetse na comment. Hari ibindi mukeneye ko twazajya tubabwiraho, mujya muri comment mwandikemo. CMZ Rwanda, digital life environment. Like, share, subscribe and comment. Don't forget to hit the bell for more updates.